uburyo bwo kurwanya ubukene ndetse no gutsindwa muri ubu buzima. Muraho nshuti zanjye bavandimwe, ubukene si igihano kandi gutsindwa si iherezo ry'inzozi zawe. Ni inzira gusa yo kukwereka aho ugomba gukosora kugira ngo utere imbere. Abantu benshi bakomeye babayeho mu bukene, baratsindwa kenshi ariko ntibigeze bareka inzozi zabo. Ibintu ugomba gukora ngiye kukubwira ni ibintu by'ingenzi, nubikurikiza uzarwanya ubukene ndetse ugere no ku nzozi zawe. Ikintu cya mbere, hindura imyumvire yawe. Ubukene si ikibazo cy'amafaranga gusa, ahubwo ni ikibazo cy'imyumvire. Iyo wemeye ko ukennye ari igice cyawe, bigorana ko ushobora kubivamo. Kwemera ko ukennye ubwabyo bituma udashobora kubivamo. Ibitekerezo byiza n'imyifatire myiza nibyo bizakuvana mu bukene. Ikintu cya kabiri, kora cyane kandi ugire umuhate. Abantu benshi batsindwa kuko badakora cyane cyangwa se bagacika intege vuba. Urugero ni Thomas Edison. Thomas Edison wakoze igerageza inshuro zirenga 1000 kugira ngo avumbure itara. Iyo aza gucika intege, ibi ntaba yarabigezeho. Ikindi, isi iba ikiri mu mwijima. Thomas Edison yafashe umwanzuro akora itara rino tumurikisha. Kugira ngo akore itara rikunde, yabigerageje inshuro 1000. None se wowe urinde wo gucika intege ugerageje inshuro imwe? Niba Thomas Edison yaragerageje inshuro zirenga 1000 agerageza gukora itara rizatumurikira muri iki gihe, wowe urinde wo gucika intege. Ikintu cya gatatu, ishyire hamwe n'abandi. Abakire n'abatsinze mu buzima bose bafite abantu bafashije kugera kuri ibyo ngibyo. Andrew Carnegie, umuherwe ukomeye mu mateka, yavuze ko ubufatanye bw'abantu ari bwo bwatumye aba uwo ari we. Gerageza kugira inshuti zikongerera imbaraga, atari inshuti ziguca intege. Ibi byavuzwe na Andrew Carnegie. Andrew Carnegie yavuze ko nyine yageze ku bukire abifashijwe n'abantu. Ikintu cya gatatu, shaka ubumenyi. Iyo ufite ubumenyi uba ufite imbaraga. Ubukene bushobora kuva ku bujiji. Nelson Mandela yaravuze ati, uburezi ni intwari ikomeye ushobora gukoresha mu guhindura isi. Jya wiga, usome ibitabo, wige uko abandi bageze ku cyo bageraho. Iyo wize ugira ubumenyi, bwa bumenyi bukagufasha kugera ku bintu bigiye bitandukanye. Ikintu cya gatanu, ntucike intege ku gutsindwa. Abatsinze bose mu buzima babanje gutsindwa. Henry Ford washinze sosiyete y'imodoka za Ford yatsinzwe inshuro nyinshi mbere yo kugira icyo ageraho. Niba ugerageza ubucuruzi bwawe, umurimo wawe cyangwa indi mishinga, menya ko gutsindwa ari ishuri, si iherezo. Henry Ford, izi modoka za Ford murabizi ko ni imodoka zakunzwe cyane muri Amerika. Henry Ford yagerageje inshuro nyinshi nawe byanga. Ibi ni isomo ku bantu mukunda gutsindwa mu gacika intege. Ngayo nguko, niba wakurikiye iki kiganiro, ngibyo ibintu bigera kuri 5 byagufasha kuba wagera ku ntsinzi zawe ndetse ukarwanya no gutsindwa. Nshimiye buri wese wakoze subscribe. Wowe utarakora subscribe, yikore kugira ngo uzabashe kubona ibiganiro bigiye. Ibuka gukora like, share na comment kugira ngo ibiganiro bitaha bitazagucika. Murakoze, Imana ibarinde.